Ndabashoje mu izina rya Yesu Kristo, amazina ni Pastor Alexis. Nezerewe umwami Imana kandi nanone duhaye umwanya kugira ngo turushizeho kungurana mu rugendo rujya mu ijuru. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Kandi nanone mu ntego zacu dufite zo gukorera Imana no kwamamaza ubutumwa bwiza nk'uko yabiduhamagariye, turi kumwe nanone kandi n'umushyitsi kandi w'umusangwa. Ndashaka kugira ngo tumwakire muri aka kanya, hanyuma atwibwire ku batamuzi, hanyuma natwe tumwakirane ibyishimo. Yesu abaha umugisha. Ndi kumwe hano n'umugabo wa Kristo, umugabo ukuze ubasha kwivuga. Tuguhaye ikaze, mbwira abadukurikiye muri uyu mwanya. Yesu ashimwe cyane. Tunejejwe n'Imana nanone kwakirwa na Pastor hano kugira ngo tuganire ku bigendanye n'ubutumwa bwiza n'ijambo ry'Imana ribasha gufasha abantu. Uvuga ni Bishop Dr. Sakindi Claude, umuyobozi w'Itorero rya Restoration of Carmel Pentecostal Ministry. So ndashima Imana ko turi kumwe kandi tukaba tugiye kuganira namwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze Dogiteri kwemera kugaruka hano kandi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza nk'uko Kristo yabiduhamagariye. Turabubaha cyane kubw'iyo titire mutatoraguye mu nzira. Mutatoraguye mu nzira mwakoreye. Uyu munsi ndashakaga ko tuganira ariko banje kudusengera, kuko iyo twakubonye turanezererwa, amavuta yawe aradukorera, hanyuma tubone kuganira. Yakadusenga Imana. Mana yacu, Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, Imana ikiranuka, Imana igira neza, Imana ishobora byose, umwami w'abami, igitare cy'imbaraga, uwera wa Isiraheli, Imana ihejuru ya byose, Imana idasanzwe, Imana ikomeye, Imana nzima. Ndagushimiye, uri Jehova, uri Nisi, uri Gire, uri Sabawosi, uri Tsidekeno, uri Love, uri La, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose. Nguhaye ikaze, tukuramije gutyo mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. 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 Urasenze utuma nongera kunguka. Numvisha uvuga byinshi. Ngo Elohi, ayo mazina yose n'ay'Imana. Ifite arenga 1000 muri bibiri. Imana ifite amazina arenga 1000. Utwo ni duke abantu tuba twavanyemo. Ifite arenga 1000. Ayo mazina yarayiyise cyangwa n'ay'abantu bayita? Arayo yiyise. Ari nayo ariko menshi n'ay'abantu bayise bakurikije aho bahuriye nayo. Okay. Kuko Imana ifite izina bagiye bayita bakurikije aho bahuriye nayo ikikoze. Kuko izina ry'Imana rijyanye n'igikorwa, ntabwo rijyanye no kuvuga gusa. Kuko ntabwo ari izina nk'uko ababyeyi bita abana. Umwana arakura agasanga yitwa Sakindi gutyo, ariko Imana yo amazina yagiye azanwa nuko abantu bayibonye n'imirimo yayo ikikoreye umuntu agahita yihimba izina. Ese ari yuvuze ari mu zihe ndimi? Numvisha atari Igifaransa, si n'Icyongereza, si n'Ikigande, si n'Ikinyarwanda, si n'Ikirundi, n'Igiheburayo. Okay. Ko Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu Kigiriki, mu Giheburayo. Isezerano rishya yandikwa mu Kigiriki, ariko hari ibitabo nka Esther, Nehemiya na Ezra byanditswe mu rurimi rwitwa Aramayika. So rero ayo mazina iyo bavuze Eri mu Giheburayo bavuga Eloi mu Aramayika, bakavuga Ara mu Cyarabu. Okay. So n'izina rimwe ni y'Imana. Murakoze cyane karakanyuzemo. Nshuti y'Imana iguha umugisha, turakwakiriye wumva amahoro y'Imana. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku ijambo ryitwa umuhamagaro. Imihamagaro ni myinshi niko mbitekereza, hanyuma ariko turavuga cyane ku muhamagaro w'Imana. Turifashisha ijambo dusanga mu gitabo cya mbere cya Samweli, ibice byaho 3, umurongo waho wa 10. Aravuga ngo maze Uwiteka araza ahagararaho
aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli Samweli, nawe aritaba ati mbwira koko umugaragu wawe neze amatwi. Imana ihabwe icyubahiro. Niryo jambo tubona yuko Samweli yahamagarwaga n'Imana hari ibyimuhamagariye. Impamvu nazanye iyi topic kugira ngo tuyiganireho, impamvu nyamukuru nuko imihamagaro icanza abantu benshi cyane ikijambo ryitwa umuhamagaro. Ndashaka kukubaza, ese ninde uhamagarwa? Ahamagarwa ryari? Ahamagarirwa ibiki? Niryo jambo nagira ngo udufashe hamwe n'abatwumva. Yesu agumugisha. Yesu ashimwe cyane. Urakoze cyane kubw'ibibazo ubajije. Ni byiza kandi nk'uko bivuze umuhamagaro ni ikintu cyagutse cyane muri Bibiliya. Mbere y'uko tujya ku muhamagaro wa Samweli, nk'uko dusomye hariya muri Samweli ibice 3 umurongo wa 10, nabanza kuvuga umuhamagaro wa mbere tubona muri Edeni. Imana bwa mbere yahamagaye Adamu amaze gukora icyaha. Ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu ahamagarwa kugira ngo ajye kuba umukozi, kenshi abanza guhamagarirwa gukizwa no kwakira Imana. Uko umuntu yakoze ibyaha yarabuze. Noneho hari umuhamagaro wa mbere Imana yasanze Adamu muri Edeni yaburiyemo yihishe, amahamagarwa Adamu uriye. Uriya ni umuhamagaro ari guhamagarira umuntu kweza kwakira ubutumwa bwiza. Iyo turimo kubwiriza ubutumwa bwiza, tuba turimo guhamagarira abantu kuza kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uwo ni umuhamagaro wa mbere utuvanaho twihishe, utujyana mu kubaha Imana no mu kuyimenya Imana. Uwo ni umuhamagaro wa mbere. Nukuvuga ngo uwo ni umuhamagaro wa mbere, umwe n'ugendanye n'umuntu guhamagarwa aza kuri Kristo. Noneho hakaba undi muhamagaro w'abari muri Kristo binjizwa mu murimo. Iyo nayita imihamagaro ibiri. Nukuvuga ngo hariho umuhamagaro wo kuvana abantu mu byaha. Abo rero ni twebwe tuyihamagara, nitwe Yesu yabisigiye. Yavuga ngo mugenda mu mahanga yose ubwiriza ubutumwa bwiza. Nukuvuga ngo turahamagarira abantu kuza kwakira Kristo no guhabwa ubugingo buhoraho nk'umurage wabo. Ibyo rero bisobanuye ko uwo ni umuhamagaro wa mbere ubwira abantu kuva mu byaha kugira ngo binjire mu gakiza, bizere Yesu umwami n'umukiza, bahabwa ubugingo buhoraho. Uwo ni umuhamagaro wa mbere. Uwo muhamagaro tuwubona muri Edeni, aho Imana yabwiraga abantu Adamu na Eva ngo muri hehe. Ntabwo yabahamagaraga umurimo, ahubwo yabahamagaraga kwihana no gukizwa kugira ngo bongere kumenya Imana. Imana yo buri munsi mu byakozwe no mu bice 10:38 avuga ngo ni irya Yesu w'i Nazareti, nk'uko Imana amusutseho amavuta, umwuka n'amavuta, kugira ngo akagenda agenda agirira neza abo Satani atwaza igitugu. Ibyo birumvikana ko hari umuhamagaro Yesu yagendaga ahamagara abantu avuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iryo jambo risoma muri Matayo igice cya 3 umurongo wa 2, nibwo butumwa Pawulo Yohana yavugaga. Avuga ngo mwihane, abyeyi abwahamagara abantu avuga ngo nimuze mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu atangiye bwa mbere na mbere igice cya 4 cya Matayo 17 yaravuze ngo mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu arimo gutuma abigishwa be 12 afukose na 70 niko yababwiye muri Luka bice 10:9 yavuga ngo mugende mukiza abarwayi mubabwiye yuko ubwami bw'Imana bwegere, bihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Agiye kujya mu yama ngo mugende mu mahanga yose muhindura abantu bose kwa bigishwa. Iyo rero ni umuhamagaro w'abantu bakwiye gukizwa. Uwo ni umuhamagaro wa mbere kandi w'ingenzi kugira ngo umuhamagaro wa kabiri uzakore. Uwo ni umuhamagaro wa mbere uri muri Bibiliya, naryo tegeko twasigiwe iyo guhamagarira abantu kugira ngo baze binjiye muri Kristo Yesu. Uwo rero wahawe abantu nitwe duhamagara, twa abantu abizera. Kwavuga ngo demenyetso uzagirana n'abizera, bazarambika ibiganza, bazakore BCDFG. Anjije abwira intumwa ngo kugenda mu mahanga yose mubwiriza abantu, muhindura abantu. Ari abantu bajya ngo Yesu yaravuze ngo mubwirize guhindura imitima n'ukwanjye. Nawe ngo icyo cyanditswe muri Bibiliya ntikibamo. Ntabwo kibamo rwose, barababeshye. Cyangwa se nabo baribeshye. Iyo ni tekinike methods zo kuvuga ariko zitari ukuri. Yesu avuga ngo nuko mugende mu mahanga muhindura abantu kuba bigishwa banjye. Hari abavuga ngo guhindura imitima n'ukwa Yesu. Ntaho biri muri Bibiliya.
no kuvuga nitwe tuvuga ubutumwa abantu ubutumwa tuvuga nibwo buhindura ariko nitwe tubuvuga none yavuye kuko yabiduhaye bikaba buri muri twe abantu nuko mugende muhindure abantu nuturangiza natwe tunabigisha si Yesu uhindura se nawo wigisha nitwe duhindura twangiza tukanigisha ibyo yarabidusigiye kokano harimo challenge nagari Yesu uhindura nabavuga ubutumwa bahindura ubutumwa nitwe tubuvuga yaro tuvuga mu mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose niba mara guhinduka munabigisha ibyo nababwiye nukuvuga ngo hari ubushobozi bubikora ubwo Yesu bwa yarabufite ariko agiye kujya mu ijoro arabudusigira ntago yabutwaye kuko mu ijoro nta munyabyaha uriyo mu ijoro nta bantu bakeneye kwigishwa bariyo mu ijoro nta bantu bakeneye kubwizwa ubutumwa bariyo niyo mpamvu mu ijoro badakeneye ibitangaza ntibakeneye abahanuzi ntibakeneye amayereko kuko ibyo ngibyo mu ijoro ntibiriyo ibyo rero Yesu ntiyabitwaye mu ijoro yabiduhaye niyo mpamvu mu ijoro nyine ntago wasanga umuhanuzi mu ijoro niho wasanga biwerekwa nta muvuga butumwa uba mu ijoro nta n'umunyamasengesho ubayo urumva nta ukorera ibitangaza ko ntabyo bakeneye ibyo bikenewe mu isi kugira ngo abantu bizere ko Imana ari ukuri ibyo yaravuze ngo ibimenyetso bizagera yabize bazirukana ntago ari buzirukanira uzabikora niba bazirukana Yesu niwe avuga yuko atari we ahubwo abizera aribo bazabikora so abizera dufite akazi ko muhamagaro wa mbere none se kokano nukuvuga ngo biri muri twebwe yabisetinze muri twebwe si uva mu ijuru ngahindure ahubwo yarabisize yabisigiye abizeye none se ibi bitangaza utarajya ku muhamagaro kare ko bitangaza nakibibona bazirukana abadayimoni bazavuga indimi nshya bazafata inzoka bazanywa ikica ibintu uko mbona bazarambika ibiganza ku barwayi bakire ibi bintu simbizi ko mbona abarwayi bakira buri munsi nuko cyumwe hariho abatanze abanya mu itorero ikindi gusa ibitangaza hari ibitangaza bidakenerwa mu bizera niba abantu impamvu Yesu yazuye Lazaro ariko ntabwo yavuze ko abapfu bose bazazura Bibiliya yanditswe mu myaka 1600 ifite abantu 8 bonyine bazutse ibyo bikwereka ko Bibiliya intego yayo atari uko abantu bapfa ngo bazuke bagiye bazuka kugira ngo Imana yerekane ko ifite imbaraga ku rupfu hazutse abantu 6 gusa abantu 8 nibo bazutse kuva isi yaremwa bisobanuye ko ntago ari impamvu ntago Imana ifite gahunda yo kubanga abapfuye bose bazuke abo ni abantu igitangaza cyakoreho kugira ngo abantu bizere ko umuzuko uzabaho atari impamvu yo kubabarira abapfuye ko ishaka ko bongera bakabaho it was God's prophet zari inyungu z'Imana hari icyo yashaka kwigisha si uko yashaka kwereka yari igiriye imbabazi uwapfuye nanga bapfushije ahubwo yari ifite isomo gusa ishaka kwigisha niyo mpamvu hazutse abantu 8 muri iyo myaka yose nuko rero impamvu y'isomo rirangiye ntabwo urikomeza ibitangaza rero bifite impamvu zo kwigisha iyo birangiye kwigisha iryo somo abantu bakarifata ntago Imana ibikibikora ntago ibitangaza ari iby'abizera ibitangaza ni iby'abatizera byemere yuko ibikenewe uyu munsi birakorwa ibikenewe birakorwa baracyarya n'ibyica n'ibibice baravuga mu ndimi ubutumwa buravugwa abantu barahinduka Imana ihabutubahira ariko ibitangaza bya bindi ubona byo guhindura inzoka amazi urutare rwavuyemo amazi mu inshuro imwe gusa umurundi umwe bari mu butayu byabaye inshuro 2 ariko sibyo ariko nta handi biraba kuko icyo gihe byabikenewe icyo gihe ariko muri kino gihe hari ubundi buryo Imana ikora ibitangaza bitandukanye n'iby'icyo gihe bitewe n'igikenewe muri kino gihe ntago Imana ikiva mu ijoro abantu iyo bashonje ronizana ibigori Imana bwiza yahinduye metode kuko ntikoresha metode imwe ubwo rero nubona impunzi ziri ahantu kuva ngo muri Pakistan zahunze kandi mu nkamba aho ziri zirarya ziranywa ni Imana iba yamanutse ku mu bundi buryo Imana yakoze so ntago Imana igira foromire umuhamagaro wa kabiri wo uteye ute uyu tubonye wahari wo guhamagarirwa gukora ibintu runaka
umuhamagaro wa kabiri rero ni umuhamagaro uhamagarira abantu kwinjira mu murimo w'Imana. Uwo ni umurimo, ni umuhamagaro Imana ihamagara umuntu kugira ngo imumenyeshe. Njya nganira n'abantu bakambwira ngo Imana yahamagaye 2022 Yesu, ariko utandukanya umuhamagaro n'icyo waremewe. Ako kantu icyo waremewe n'umuhamagaro biratandukanye gute? Ni kimwe, ariko umuhamagaro mwita itangazo ryo kukumenyesha wowe icyo waremewe. Iyo Imana iguhamagaye ntago ari bwo ibonye gapu ivuze ngo ari ahantu harakenewe, hari akazi kabonetse kamamagara umuntu awunkore. Ahubwo ibisa nko kumenyesha ibyo yateguye kuzakora kera ko utaruzi. Ni itangazo Imana ibiguhaye wowe kugira ngo umenye neza witegure. Ushatse se kuvuga muri Yeremiya nakumenye kera narakurema mu gice cya mbere? Yes, Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 4 ugakomeza. None se nimba Imana, hari ikibazo aho nibaza, nimba Imana yaraturemye kera kandi uyu muntu ikamurema yuko azaba pastori, azaba umuvugabutumwa, azaba umuhanuzi, kubera iki Imana ibyemera uyu muntu akaba yavuka asa ari umupfumu, nyina wenda ari umurozi, nawe akaba wenda yakwiba, yasambana, yarwana, yasinda? Kubera iki uyu muntu Imana yamumenye kera ariko akabanza guca muri ibyo bintu? Ni ukubera iki? Ntago kuba unahamagawe ari uko uba wabivuyemo, kuko rese kiri ubukiri mwiza. Ese Imana ihamagara abakora ibyo? Ihamagara abashobora gukora ibyo. Ntabwo muyumvise neza. Umuhanuzi Mika, turi mu isi y'intambara izengurutswe, dufite ibyo duhanganye nabyo, ntago turagera mu ijuru. Noneho rero ko umuntu yaravutse akora ibyaha, nisobanuye ko umugambi w'Imana uhagaze. Umuntu wese ni umunyabyaha automatic, ntago abisengera, ntago abyigishwa, nta shuri ryigishwaho ibyaha, nta nubwo ritanga degree, nta shuri ritanga degree na doctora kugira ngo umuntu amenye gukora icyaha. Umuntu arabivukana. Umugabo witwa Dawudi yarabivuze. Dawudi yaravuze ngo Mana naremanywe gukiranirwa, mu byaha niho mama yambyariye. Rero ntuvuze ngo umuntu kuki Imana yemeye, ntabwo Imana ariyo yabyemeye, kuko Imana ntiyemera ko umuntu akora ibyaha, ahubwo umuntu yabivukiyemo. Umuntu yabiremewemo, yaremanywe ibyaha arangiza abivukiramo. Ibyo rero gukora ibyaha si impanuka ku muntu. Nese umuntu ashobora gukorera Imana kandi ibyo nakibifite, cyangwa arabanza akabikurwaho? Ibyo ngibyo nyine ni wowe hitamo ubutumwa bwiza, kuko Imana yari izi ibintu mbere, noneho ikamenya ko n'ubutumwa bwiza bwumva ugahinduka, ukizera, ukakira ubutumwa bwiza. Imana ibibizi, ibimenya mbere. Noneho rero muri uko kumenya mbere, Imana umuntu avuka hariya. Kandi ikindi, imbaraga ntabwo kugira ngo Yesu yitwe umukiza, uriya umuntu utararwaraho ntazi dogiteri. Noneho impamvu Yesu tumwita umukiza nuko afite ibyo adukije. Rero umuntu akwiye kubaho ubwo buzima, abaho ubwo buzima. Yesu yabumuvanamo akamwita umukiza, akamwita umucunguzi, akamwita umurengezi. Ntabwo rero ibyo tuvuga ari ibintu biri mekanike, ni ibintu biri siyore, ni ibintu biri practical. Yesu ni umukiza kuko yadukijije ibyo ngibyo wavugaga. Natwe rero iyo tugeze mu firidi dutangira kuvuga nka Paulo ngo twari babi. Ibyo rero umuntu wese ni umunyabyaha, kandi uzabwiriza abantu nawe kubivamo ko nawe yagize ate yabivuyemo. Turi abaganga, ariko bazi uburwayi bwose tuvura, ububabare bwabo uko buvura. Ntabwo turi abaganga nk'aba babyize ku buryo bakubwira indwara ukajya kureba mu gitabo. Turi abaganga barwaye, noneho turakira, noneho tuvurisha experience. Yes. Imana ishimwe cyane. Nshuti y'umusaraba, nagira ngo ngusabe yuko wisanzuye
nawe kubaza ikibazo muri komenti, kandi rwose uyu mugabo wa Kristo nta kintu atagusubiza. Imana igumugisha. None turebe aba bantu guhamagarwa, ni bande bahamagarwa, ninde uhamagarwa? Kuko urabizi uko harimo n'imaka mu bantu, imaka ziteye gutya. Bamwe bakavuga bati abadamu nago bakwiye kuba pastori, naho bibiri tugaragariza mu isezerano rishya yuko Yesu umuntu umwe aze n'abadamu bari barimo. Ibi babizana bite? Urabizi hari n'amadini menshi cyangwa se amatoro ataremera inshingano zo pasiteri ku badamu. Ninde uhamagarwa? Ese koko umuhamagaro n'uw'abagabo gusa? Ese n'abadamu barahamagarwa? Bahamagarwa gute? Urabona reka mbaze icyo. Murakoze. Ese ashimwe cyane. Amen. Harimo nk'ibibazo wenda navuga nka bitatu bajije muri kimwe, ariko reka tubanze tubaze kimwe. Ninde uhamagarwa? Mu buryo busanzwe, mu buryo buri special, ni Imana ihamagara yonyine, kuko niyo ifite ikiduhamagarira. Igihe kimwe Pawulo ari muri Antiyokiya, mu byakozwe no mu bice 13 mu wa 2, umwuka wera bari hano basenga, umwuka wera bango mu ntoranyirize Pawulo na Barinaba, mu ntoranyirize. Ukuvuga ngo yabwiraga abashumba ngo bakore umurimo mu ntoranyirize. Ni ukuvuga ngo sibo batoranya, ahubwo baratoranyiriza Imana. Ni ukuvuga ngo rero uhamagara ni Imana, kuko ni nayo ikorerwa. Ntabwo umuntu yahamagara kandi adafite akazi. Gusa muri kino kinyejana tugezemo, harimo abakozi bari mu byiciro bitatu. Hari abahamagawe n'Imana, hari abahamagawe n'abantu, hari n'abihamagaye. Uretse hari abahamagawe n'Imana, yes, hari abahamagawe n'abantu, yes, hari n'abihamagaye. Ubwo hari n'abahamagawe ni batatu. Twashaho n'abahamagawe na Shitani. N'undi muhamagaro wa Shitani ku buryo umuntu ashobora gutangira ikintu akibwiwe na Shitani, atakibwiwe n'Imana, bitavuye muri we, bitavuye no ku wundi muntu, bitavuye no ku Mana, ahubwo bivuye kuri Shitani. Yes. Aho uraninyishe. Ubwo aho ninyiye ni uburyo mu rugande ngo ni ugutomera, uburyo natomerera ahantu ku muntu wahamagawe na Shitani. Yes, barahari benshi b'intumwa za Shitani bubatse n'amatorero manini, akaba afite itorero rifite abantu barenga 1000, ariko atarihamagaye, atarahamagawe n'abantu, atarahamagawe n'Imana. Ari Shitani yamwinvestinzemo, Imana yamushyize mu murimo. Tugende gake. None no kuvuga ngo uhamagara n'Imana, kuko ari ifite akazi. Yes. None abantu bose bahamagarwa? Abantu bose se bahamagarwa. Okay, abantu barahamagarwa, ariko imihamagaro bagahamagarwa mu buryo butandukanye. None se n'abadamu barahamagarwa cyane mu nshingano z'ubupastori? Ibyo ngibyo hari ikiganiro twigeze gukoraho, nkubwira yuko hari ibintu bigendanye na doctrine z'amatorero, ariko atari Bibiliya. Iyo bigeze mu ivugabutumwa n'umurimo w'Imana, nta mugore nta mugabo ubamo mu isezerano rishya. Mu isezerano rya kera twari dufite porogaramu, abagore bafite aho bagarukira n'abagabo bafite aho bagarukira. Abagore ntibageraga hera, abagore hari ibintu byinshi batakorerwa, batari bemewe. Ariko mu isezerano Yoweri wahanuyemo 840 mbere ya Yesu, yaravuze ngo mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Ijambo bose uryumva. Yesu arimo kujya mu ijuru, aravuga ngo nuko rero muzahabwa imbaga umwuka wera n'abundi muzaba abagabo bo kumana. Ubwo nukuvuga ngo ufashe Yoweri ukamuhuza na Yesu, uhita ubona abagore badahejwe. Kuko niba Yoweri yaravuze ngo abagabo umwuka wera azasukwa ku bantu bose, kandi Yesu akavuga ngo nimumara guhabwa umwuka wera, umwe Yoweri yavuze muzaba abagabo bo kumana. Kandi ubwo muri Yoweri akavuga ngo abagore, abasore n'abakobwa bazahanura, bazarota. Ibyo bihita bikwereka yuko nta mugore nta n'umugabo muri Kristo. Umugore wuzuye umwuka wera ntaba akiri umugore, aba abaye umugabo wo guhamya Kristo. Kandi guhamya
guhamya Kristo ntabwo Imana ikomeye ari ukuba pasiteri kurusha kuvuga ubutumwa. Ikibazo abantu gusa bafashe ubupasiteri iza mpano bazishyira muri grade. Umuntu uhindura umuntu umwe, uwo muntu ni intwari abakoze igikorwa gikomeye kurusha ibindi. None se mubaze ikibazo mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ibice 2 ibice 3. Reka tuvuge mu gice cya 2 intumwa zuzura umwuka bigaragara ko zari 11. None ko n'abagore bari bari ijana na makumyabiri. None kuki n'abagore barimo na Mariya nyina wa Yesu yarari. None abantu bari abagore bose bari kumwe na Yesu bari bari abagore bakurikiye Yesu 120. Kuki batavugwa bakora umurimo w'Imana nabo kandi baruzuye umwuka wera? Iyo turimo gusobanura Bibiliya wenda twasubira inyuma gatoya, hari ibyo twita context. Muri tusobanura Bibiliya tuyisobanura context. Yanditswe ryari, yanditswe hehe, yandikiwe hehe, yandikiwe bande, ni bande banditse. Mbese ibyo bintu utabihaye agaciro urayobora avangira. Muri context rero y'igihe cy'intumwa cy'Abayuda, Yesu yahamagara intumwa y'umugore, nta bantu bari kumukurikira, bari kuba baramwishe mbere y'uko bamukora, mbere y'uko bamwica. Urumva? So muri context ya Kiyuda ntago abagore bari bafite agaciro. Ni nk'uko hari ibintu byinshi mu gihe cya Yesu nawe atakoze byaje gukorwa nyuma mu nzandiko. None isezerano rishya ryatangiye ku munsi wa Pentekote. Ku munsi wa Pentekote. Urumva n'abadamu barimo 120 bari kubera icyo ako kanya batahise batangira umurimo n'amateka bafite. Ariko baratangiye none ubundi mu byakoze ni mu gice cya mbere tubona Paulo Petero uvuga, n'izindi ntumwa ntazubona. Mu gice cya 2 tubona Petero ari ubwiriza, mu izindi ntumwa ntazubona. Mu gice cya 3 tubona Petero na Yohana, hari undi ubona mu gice cya 4 tubona Petero gusa na Yohana bafungwa, hari undi ubona mu gice cya 5 tubona Paulo na Ananiya, hari undi ubona mu gice cya 6 tubona Paulo ayoboye intama y'abadiyakoni, hari undi ubona ntago ari abo bonyine gusa. Mu gice cya 7 tubona inkuru za Stefano gusa, igice cya 8 tubona Paulo, tubona Petero na Yohana, zene na Stefano baragiye gutumwa i Samariya. Mu gice cya 9 tubona Petero na Paulo. Mu gice cya Bibiliya ntiwambwira ngo kuki abagore tutababona, n'izindi ntumwa ntiwazibona, kandi ntabwo tuvuga ko zitakoze. Ntabwo wava detaye, Bibiliya ntabwo itubwira detaye. Nangiye icyo kibazo no kubaza izindi zitavuzwe. Ntabwo biraterwa n'iby'umwuka wera yashimye kuduha. Iby'umwuka yashimye kuduha nibyo, ariko bivuga ko intumwa zagize zite zakoze umurimo. Isa ntago ezo zonyine n'abagore baravuze. Tubona umugore w'i Filipi yakira wa Paulo, tubona Paulo witwa Priscilla na Aquila, umugore n'umugabo bakira Apollo bamwigisha. Tubona Yesu mu gice cya ikindi ntago dushingira kuvuga ngo ko ntawe tubona ngo dushaka amafoto. Ibyanditswe bivuga ngo iki, nzasuka umwuka wera ku bantu bose, ibyo birahagije. Abagabo n'abagore, abasaza n'abakecuru, abagabo, abasore n'abakobwa. Ibyo byonyine ntago dukeneye amafoto, dukeneye ibyanditswe. Ntidukeneye amafoto ngo tubone ngo filime hari abagore barimo gusengera abantu. Dukeneye ibyo Bibiliya iravuga ngo iki mu Bagalatiya ibice 3:28 avuga ngo nuko rero nta mugabo muri Kristo, nta munyamahanga, nta muyuda, nta mugiriki, nta mugabo, nta n'umugore, ko bose ari umwe muri Kristo. Wowe ugiye kuzana abagore rero mu buryo bw'abanyamahanga, muri context yacu nta barimo, cyetse muri context ya Kiyuda. Muri context ya Kiyuda bo mu mico yabo karande, ni imico karande. Ntago ari umuco wa Bibiliya. Yesu ni bimwe biri muri byandi Yesu avuze ngo ibyo byabayeho kubera imitima yanyu.
twongereho se yuko buriya wenda n'impamvu wenda nabo batanavuzwe nuko bari bakiri mu mico yabo y'abayuda. Kuba bari mu mico yabo y'abayuda ibyo byarafitingaga byarakoraga, niyo mpamvu ntago bagombaga kwandikwa bitewe nuko Bibiliya yandikiwe muri karica y'abayuda. Ariko dufite nk'urwandiko rwa kabiri rwa Yohana yandikiye umugore, ni urwandiko rwandikiwe umugore wari umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Dufite abadiyakoni kandi umurimo w'abadiyakoni muri Bibiliya utandukanye nuko tuwukora muri kino gihe. Abantu benshi bazi ko abadiyakoni ari abatetsi gusa, ariko umudiyakoni iyo bavuze pasiteri yapfa bavuga umudiyakoni. Uzana ko abadiyakoni bagomba no kuba bazi kwigisha. Muze gusoma muri Timoteyo 3:8 murebe inshingano z'abadiyakoni. Ariko Foyibi umudiyakoni kazi w'umwito ry'Ikenkiriya niwe watwaye igitabo gikomeye cyane kurusha ibindi muri biya cyitwa igitabo cy'Abaroma. Agitwara i Roma arangije amare igihe akigisha gisana ko ntago ari urupapuro yagiye ngo bahe gutya, yaragiye arakigisha i Roma ararusobanura. Pawulo abategeka kuzamwakira neza nk'umushyitsi ukomeye w'icyubahiro, bangiza bakazanamuha amafaranga amuherekeza akamuherekeza neza. So yari umugore mwiza. Hari abandi bakobwa ba Filipo bahanuriraga mu itorero ryaho bita muri Efeso. So abagore bakoze umurimo gusa, kandi ukazibira impamvu batagaragara cyane byaterwaga na context bakoreragamo. Yes, barakoze cyane. Urisanzuye murajya mumbabarira, ugomba indimi zaraducanze. Uri wa dembe kare kubaza kwandikaho muri comment uko byumva, cyangwa no kubaza ikindi kibazo kirenze kureba ubusobanuro uhawe. Rwose arahari kugira ngo agusubize aho waba uri hose. Yesu agumugisha. Ikindi kibazo, ese bahamagarwa gute? Twabonye hari ukubwira ngo twabonye Samweli yumvishijwe arahamagarwa, hari ukubwira yuko yabirose, hari n'uwumvishe ngo ari muri basi ngo yumvijwe rimubwira ngo abaye apotere, uwo munsi ahita yinduka apotere. Ese bahamagarwa gute? Aba bantu Imana ibahamagara gute? Nicyo kibazo. Ikintu cy'umuhamagaro nacyo ni kirekire, ni kigari. Icya mbere, igihe uhamagariwe si cyo gihe ugiye gukorera. Hagati y'umuhamagaro n'umurimo habamo igihe kirekire cyo kubana na Eli wabibayemo kugira ngo agufashe kumenya uko uzabikora. Banza usubize iki? Bose bumvijwe nk'iryo yumvishe. Umuhamagaro w'Imana ntabwo ugira foromire. Nagiye bose hamagarwa na Samweli bakumvijwe, hari n'ababihanurirwa numva se. Umuhamagaro ntugira foromire, ntabwo ugira foromire. Bamwe babirota, ariko kenshi biba confirmed binyuze ku bandi bantu, cyane cyane nk'abakuyobora. Yes. None se nshobora kuba wenda umuntu atararose, atarumvishije n'ijwi, bigaca ku muyobozi umuyoboye. Yes. Haraba Pawulo abwira ati musara amubwira ngo ntugapfe kurambika ku biganza ku muntu wese ukijijwe vuba. None amubwira ngo dore ibimenyetso by'umuntu ugomba kuba akora imirimo nk'iyi, amuha qualification. Ni ukuvuga ngo izo qualification so uzibonaho, ugomba kuzibonwaho n'undi. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ube pasiteri ntabwo ari uko wabirose mu gitondo. Niba wabirose, tegereza igihe Imana izabikwereka, kuko hari qualification kandi ntabwo twabwiwe ngo tuzazirebeho. Twabwiwe ko tuzazirebwaho. Agomba kuba ameze gutya. Dukonfirming ibyo bintu iyo utabifite ntabwo uri qualified, kandi wabyirebaho, ubirebwaho n'undi. None se dogita, ngira ngo urabizi cyane muri iki gihe, ntekerezo ko ari nabyo byeze. Twabonye ko ari umuhamagaro w'abantu n'uwashitani, none agira ngo nayidusobanurire kuko biradufasha. Nubwo twahanyuze tukajya muri byinshi. Ese iyo mihamagaro aba bose bumva ijwi, aba bo barota, ibi bintu twabimenya gute? Ibi bintu mbaje ni birebire kandi koko ntabwo ari ibyo gukina, kuko
ngewe wenda nk'ubu uyu munsi turimo kuganira mfite abantu benshi ntumvikana nabo bitewe n'uko iyo mbagiriye inama bambona nk'uwirata nk'uwibona cyane cyane ko iyo nshingiye kuri Bibiliya iyo nicanye n'aba bantu kuko njye ndi umwarimu wa Bibiliya njya nicaye imbere y'abapasiteri 200 nkabigisha nkabana nabo nkareba ubuzima ariko hari igihe ujya kubona muri 200 nangwa se kafuta uvuga mu ijana ryo rikoze gukoreshwa ukabona nka 70 ryose bamwe barihamagaye abandi bamagarwa n'abantu. Umuntu ashobora kuva hano akajya muri Amerika akabona amafaranga kumva arashaka gutangira itorero muri Afurika agahamagara muri umuntu we ati rero ndenda kugura ibyuma ayo ngure ni shakaho kodesha ayo gutangira itorero. Mu by'ukuri ayo matorero turayafite. Uwo ni umuhamagaro. Uwo numva nyine umuntu aramutumye kandi ahita abwira umuntu akamutelefona ati genda usegere naka umuhe titire ya revera. Umuntu agatangira kubwa revera, umuntu agatangira atarabayeho n'umudiyakoni ya experience ntayafite. Abo rero nibo bahita baza wamuhamagara sakindi mu izina rye risanzwe mukangana kuko ntagazi yuko iriya ari function. Kuba pasiteri ni umurimo umuntu akora witirirwa ntago ari ipeti. Ni ukuvuga ngo ukwiye kuba uri pasiteri umushumba bakabikwita ko waragiye waba utaragiye ukaba utari we kuko ni function. Ni nko kuvuga ngo ya ni umucuzi uriya ni umucuranzi. Iyo utarimo gucuranga ntago icyo gihe bakwita umucuranzi kubera ko nta kindi gikenewe. Noneho rero dufite abantu bahamagawe n'abantu muri ubwo buryo bandi bakabagira inama atari ko turabona wabikora neza nyine abandi bantu gusa wenda rimwe namwe nabo baciye panya gutyo. Hari abandi bo we yabigiyemo none dafite imodoka ubu nanjye mbigiyemo nabona imodoka nawe akabitangira. Ibintu byinshi nk'ibyo biratangira. Abandi bajyana n'abapasiteri mwaba mugeze mu bukwe umupasiteri bakamukurura bakamwicaza imbere undi nawe akamushyira muri rusange akumva arababaye agataha nawe atangira itorero kuko ibyo bintu byo kwicazwa inyuma nawe yabihaza. Dufite n'abashumba benshi bateye baryo. Abo rero ntago ari Imana bahamagaye. Hari abahamagaye hari n'abandi bo shitana atuma shitana ubwe kugira ngo baze basenye umurimo w'Imana bakagenda bagashaka n'abapfumu bakakorera n'ibindi bintu bitangaje bagakora n'ibintu bitari muri Bibiliya. Hari abakoresha impeta, hari abatanga amazi. Ibyo bintu ntago ari ibya Bibiliya. Hari n'abandi bakoresha amavuta mu buryo bwabo ku buryo ubona ko atari ibintu biri ku buryo niyo bivuze bararaka. Ibyo bintu iyo bivuzeho gatoya ubibwirwa nuko umuntu arakara kuko arakora ibye. Umuntu ukorera Imana ntarakara ko bamututse kuko si ibye. Nta bifosinga Imana ni ibifosinga nta tekinike. Imana ni ikoresha tekinike zayo. Ibibazo bibiri. Icya mbere namenya ne umuntu yuko ari Imana imamagaye. Icya kabiri ubwo ndabariza uyu nguyu nabwirwa n'iki umuntu wahamagawe n'Imana. Yes. Icya mbere ibyanditswe bitwareka abakozi b'Imana bari ugomba gusoma ibyanditswe birabavuga muri Timoteyo wa 2 wa mbere ibice 3 kujya ku wa 8 ku wa 7 badusobanura neza abagomba kuba bafite ibyo bintu nibyo bya mbere. Icya kabiri ugomba kureba n'ubuzima bwe mu buryo busanzwe. Ubuzima bwe nubuhe kuko ubuzima bwushatse kuvuga Yesu yavuze yuko igiti kibi igitovu tasoroma amiyembe. Bishatse kuvuga ko yagakwiye kuba yera imbuto. Agomba kuba yera imbuto. Hari abakozi Imana ikoresha bameze nko kugikoresha shitani. Kuko Satani ajya mukoresha hari imirimo Imana ikoresha abantu batera imbuto. Nk'imirimo yo kwica Ahabu byari bikeneye umwicanyi. Hari imirimo Imana igituma ikoresha ntuza Nebukadineza ngo hane abayuda ntago byakeneye imbuto. Ariko umurimo w'ubupasiteri umurimo w'uvugabutumwa umurimo w'abadiyakoni ugomba kuba ufite imbuto zo guca bugufi. Ikindi umuhamagaro uba konfirme n'abandi bantu ntago ari wowe wikonfirma. Ntago ari wowe wiyemeza uvuga ngo ngewe narahamagawe. Eri yarakenewe kugira ngo Samuel amenyekane ko yahamagawe. Mose yagomba kumenyekana bitewe n'ubuhamya bwa Aroni
na Miriyamu. Ikindi yabanye na Sebukwe wamusanze mu butayu ukamweka ko nawe babanye neza na nyina. Bari abantu bose bari bafite abantu bakonfirima umuhamagaro. Ikindi ntago urota uyu munsi ngo ukore ejo. Hagati y'umuhamagaro hacamo igihe kirekire cya training. Ntago umuntu urota ku kwezi ngo uzatangiye itorero mu kwezi gutanga ibyo bintu bari ukuri. Hagati y'umuhamagaro, reka ngo urugero, Abrahamu yavanywe muri uriya bakadu afite imyaka 75 abyara Isaka afite imyaka 10. Yakobo yamaze imyaka 14 kugira ngo amenye icyo yahamagara. Hagati y'umuhamagaro, hagati yo guhamagarwa no gukora harimo gapu igihe. Petero yarabwiwe ngo ngwino nguhigize umurobyi w'abantu. Amara imyaka 3 n'amezi 6 ajya mu rugo. Adataha n'umunsi n'umwe. Ariko training nkuko kumusoma mu Pentecote aba confirmed. Paulo yakijwe muri 35 atangira umuhamagaro we muri 45. Timotheo yakijwe muri 50 muri 49 abwiriza ubutumwa abapasiteri muri 65. Okay, kubwigiye turi gusoza igice cya mbere tuzakora n'icya kabiri ko kari birebire. Ariko mfite ibibazo bibiri tugasoza. Icya mbere, nimba hariho aba bantu bihamagaye n'abahamagawe na shitani, abantu reka nkubwire dufite ikibazo, abantu banze insengero. Ndagira ngo umere inama uyu muntu mbere yuko dutandukana. Eske k'abantu bacitse mu nsengero kubera za mpamvu bahamagawe na Satana bitabye igihe kitaragera, ababibwe bagahita biruka batarabigeramo, aba bakristo ni iki twakora kugira ngo abakristo babe bagarukamo? Ese byiza nuko basengera mu rugo? Eske nuko bajya mu nsengero babireka se? Nese bazabwirwa n'iki, tuzabwirwa n'iki aba bakozi b'Imana by'ukuri? Reka msomeho Bibiliya wumve Yesu nawe yabivuzeho. Ariya madawende yabaratsobanura. Yesu yabavuze ngo nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari gerembo ry'intama. Abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Ni ngerembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Sinzi niba uko byumva. Umuntu yinjira muri Kristo azajya ate? Azakizwa. Icyo nicyo kimenyetso. Azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Yesu ashimwe cyane. Ninjye mwungeri mwiza, umwungeri mwiza upfira intama ze, ariko uragirira ibihembo utari umwungeri bwite